Yesu nashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, uzababere umwaka w'amahoro, uzababere umwaka w'uburinzi, uzababere umwaka wo gushima. Imana itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha. Hari byinshi tuzabona, hari byinshi tuzahura nabyo, ariko ijambo ry'Imana ku bizera ritubwira ko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka twizere ko rero tuzabona ibyiza uko byagenda kose. Imana ikumpere umugisha wowe tugiye kubana, kandi mbashimira cyane uburyo twabanye umwaka wose. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabura kubashimira inshuti z'Agasambi TV. Uwiteka abagirire neza. Weho wakoze subscribe kuva mu kwa mbere, wayikoze mu kwa gatanu, wayikoze mu kwa karindwi, warakoze guhagararana nanjye. Imana iguha umugisha cyane. Nsabiye umugisha umuntu wese wahagararanye nanjye, uwambwiye ngo kuraje, uwanshyigikiye, uwansengeye, uwamvuze neza. Imana ikumpere umugisha, kuko ngo ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Reka nkubwire nawe ugeze hano aribwo bwa mbere, ntutambuke udakoze subscribe kugira ngo ubashe kugumana natwe, kugira ngo ubashe kuba ku Gasambi. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo byose biva mu gusenga. Nta handi biva rero ni mu gusenga, nta handi biva ni ku Gasambi cyangwa se ni ku karago. Imana ishimwe cyane yaduhaye izina ryiza. Abantu bakunda gusenga rero mujye muza mwicare murambye muyibwire, kuko ngo ni Imana yumva kandi ngo tuyikoreze amaganya yacu yose, kuko ariyo yita kuri twebwe. Muri kumwe na Pastor Jackie ubakunda cyane, umukozi w'Imana, mama w'amahanga cyangwa se mama w'i Kigali. Mukomeze munkunde kuko nanjye ndabakunda, kandi mu mbaraga nke zanjye ni ukuri hari aho tuzagera, kandi hari byinshi bizahinduka. Imana ibaha umugisha cyane. Tuje gusenga, tuje kuganira, nabateguriye ibintu bigera muri 7 udakwiriye kwambukana uyu mwaka, kubera ko uyu munsi ni umunsi wo gusoza umwaka wa 2024. Ni umwaka twaboneyemo byinshi, ni umwaka twigiyemo byinshi, ni umwaka twungutsemo byinshi, ni umwaka twahombye byinshi, ariko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka dusenge, dusome ijambo ry'Imana nabateguriye. Nitumara kurisoma niryo riburi butwereke ibintu 7 dukwiriye gusiga mu mwaka wa 2024, tukinjira mu mwaka wa 2025 turi bashya. Ndakwinginze ngo ntuzabe ari wowe ujya 2025, uzabe undi muntu mwiza kandi mushya. Ntuzabe uri Innocent bazi, ntuzabe Marcelina bazi, ntuzabe Keve bazi, ahubwo ubwire Imana ngo Mana ndashaka kuba mushya, kugira nzabashe kwakira ibishya, kubera ko intego ya 2025 ni bashya, ni ibishya mu bashya. Imana rero itugirire neza. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu tugirira uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye ko Uwiteka Imana uduhaye gusoza uyu mwaka, ntacyo twatanze ngo dukunde turame, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'umugambi wawe. Tuguhaye icyubahiro nk'abantu bari ku Gasambi, ndetse n'inshuti zacu, ndetse n'abandi
n'abaje kwifatanya natwe muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro. Uwiteka Imana, reka ukora imirimo, reka ukora ibitangaza. Uwiteka Imana, reka uze ubane natwe, ubashe kutwambutsa, kuko dukeneye kwambutswa nawe. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Uwiteka Imana, tuje imbere yawe kugira ngo utugire inama. Waravuze ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Abantu bawe bafite ibikomere, abantu bawe bafite kwicuza, abantu bawe bafite byinshi batekereza, ariko Mana, hari impamvu wabibacishijemo, kandi ushimwe ko bitaduhitanye. Data wa twese, ngo iyo umuntu ahuye n'ibikomeye ngo ntibimuhitane, bimusiga akomeye. Reka natwe dusigare dukomeye, reka uduhe gufata ingamba, reka uduhe kwiga dufate, uturinde gusibira, ubane natwe Mwami, utwambutse uyu mwaka amahoro, komeza utubambire amahema. Turagushimye ko wabanye natwe, kandi Uwiteka Imana, turagusabye ngo uyu mwaka twinjiyemo Uwiteka uwutubanzirizemo. Turifuza kuba bashya, turifuza kugira ibintu tutazongera gukora, dukize amakosa, dukize ibigeragezo twikururira, uduhindure Mwami, kugira ngo ubane natwe. Ndasengera umuntu wese wizeye ngo umugirire neza. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro cyane, kubera ko turi kumwe nawe kandi araduhetse, ngo nta nubwo azigera dushyira hasi, ahubwo ngo tuzarinda tumera imvi akiduhetse. Imana ishimwe. Tuje kurebera hamwe ibintu bigera muri 7 tudakwiriye kwambukana 2025, bikwiriye gusigara 2024, tukabisezeraho, tukabibwira ngo bayi bayi, ntago tukibakeneye kubera ko mwaraduhemukiye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo riri hano mu Gutegeka kwa 2 ibice 2 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Abo ni Abisiraheli. Urugendo n'intambara baboneye mu butayu, bivuze ngo ni ibintu natwe twahuriye nabyo muri 2024, ariko Imana ibane natwe. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyire igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeye ikasikasi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uyu ni Mose, ngo yafashe Abisiraheli baragenda bashaka kujya mu gihugu Imana yarabasezeranije, Imana yarabemereye, ariko ngo bahura n'intambara muri ubwo butayu, bahura n'ibikomeye, bahura n'ibintu bitoroshye, bahura n'ibibarwanya, bahura n'ibibahagurukira, babura amazi byo kurya bikajya bibura. Mose agasenga agasaba amanu, amazi akabura. Mose agasenga, banyura ku nyanja, ngo mu butayu ngo bahahuriye n'intambara. Nawe Imana ishobora kuba yarakubwiye ko 2024 izakugirira neza, ariko ineza ntuyibone. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ineza y'Imana ihora ku buzima bwawe, ni nayo mpamvu yakurinze ukaba ubashije gusoza uyu mwaka. Ngo hari ibintu 3 bikwereka yuko ibintu Imana yakuvuzeho bizasohora. Icya mbere ni ukuba ukiriho, ukaba ukiri muzima. Icya kabiri ni ukuba Imana ngo igisubiramo bya bintu yakubwiye, igakomeza ikongera ikabivuga. Amen, amen. Ititaye igihe bimaze, igakomeza ikakubwira itakira umwana, igakomeza ikakubwira itakira imodoka, igakomeza ikakubwira itakira amahoro. Imana iba ikibizirikana kandi bizabikora. Icya gatatu kigaragaza ko Imana izakora ibyo yakubwiye, ngo nuko
uba ukibihagazemo utari watambika ibirenge ngo ubivemo, kandi buriya iyo umuntu yabivuyemo arabimenya kuko nawe urabyibwira. Rero wowe ukibitseho ibintu bitatu uhumure, uhumure ibitarakunze 2024 bigiye gukunda 2025, ibitaremeye bigiye kwemera, amahirwe utabonye agiye kuza. Izere Imana kandi ukomere kuko ariyo wavuganye nayo. Ngo aba bantu rero nabo ngo baciye mu butayu bahura n'intambara zikomeye, ngo ariko hari ikintu kibi cyababayeho gikomeye aricyo tugiye kuvugaho kugira ngo tuze kubonamo biriya bintu birindwi dukwiriye gusezerera bigasigara 2024. Ngo bazengurutse umusozi witwa Seyiri, ngo bawuzenguruka igihe kinini, ni ukuvuga ngo bawuzengurutse igihe kirenze. Kandi reka nkubwire ngo nta nyungu ijya ivamo kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ukudindira, kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ukuzajya ugenda ukisanga aho watangiriye, kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ukudatera imbere, kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ugusibira mu kigeragezo, kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ugukora amakosa wigeze ukora ukazajya uhora uyisangamo, kuzenguruka mu buryo bw'umwuka ni ugutinda ahantu udakenewe. Ariko Imana ngo iravuga ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, noneho nimucyamike mugende mwerekeye ikasi. Imana ishimwe. Reka nawe nkwifurize kugira ngo umwaka wa 2025 uzaba umwaka wo gucyamika, ntuzaba umwaka wo kuzenguruka, kandi nawe ubwawe uzabigiremo uruhare. Reka nkubwire ikintu cya mbere kijya gituma umuntu yizengurukaho, kijya gituma umuntu asubira aho avuye, kijya gituma umuntu atinda ahadakenewe, kijya gituma umuntu asubira mu ishuri kandi yagakwiye kuba yakimuka. Tugiye guhera ku cya mbere tugere ku cya karindwi kandi twihuse, niturangiza dusenge tubwire Imana ngo Mana ibi bintu turabisezereye, reka bisigare 2024 ntibidukurikire kuko twifuza kubabashya. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ikintu cya mbere ukwiriye kwirinda kijya kigutera guhora uzenguruka, ikintu cya mbere ni amagambo. Kuvuga amagambo menshi, kumva amagambo menshi, kumva ibitekerezo byinshi, mbese kugendera ku magambo. Ibi bintu birakudindiza, ibi bintu bituma usubira inyuma. Kankubwira ngo amagambo azatuma wanga umuntu ari kuzakugirira akamaro, amagambo azaguteranya n'abantu, amagambo azatuma abantu batakugirira icyizere. Hari ukuntu tujya tuvuga tukibwira yuko turi kuganira, ariko ijambo ry'Imana mu migani riratubwira ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Niyo mpamvu dukwiriye kwambuka tubwira magambo ngo bayi, tukazajya tuvuga mu gihe gikwiriye, ikidakwiriye tugaceceka, kubera ko hari umuhanga wavuze ngo uzicuza ko wavuze ariko ntuzigera wicuza yuko utavuze. Imana itugirire neza kandi Imana ibidufashemo. Ikintu cya kabiri ukwiriye gusezerera kigasigara 2024 ni uguhora ni ugufata ikintu kimwe ukagishyiramo imbaraga zose. Ukwiriye kujya 2025 witeguye no kugerageza ibindi bintu. Hari igihe ufata ikintu kimwe ukagishyiramo imbaraga, buri gihe ugahora urwana nacyo, buri gihe ugahora ukigerageza, nyamara iki kintu ugasanga nta musaruro kiguha, cyangwa se ugasanga iki kintu cyaranze. Wari ukwiriye kugabanya imbaraga ushyira muri icyo kintu ukazishyira no mu kindi, kubera yuko ntabwo ugomba gufata imbaraga zawe zose ngo uzishyire mu kintu kimwe. Mana itugirire neza. Hari ikintu cyanga ku buzima bwawe, kugihoramo kikaba kigutera kwizengurukaho, kugikora bigatuma ibindi bintu byawe byose bipfa. Mana itugirire neza. Ugasanga wenda uriga Icyongereza,
kwiga icyongereza ntabwo bigomba kukubuza andi mahirwe, ntabwo bigomba kukubuza gukora ibindi. Icyo kintu gifate ukigenera igihe, icyo kintu gifate ukigenera igihe, numara kukigenera igihe niba rwose ugikunda urakunda kwiga icyongereza, bihereza amasaha 2 ku munsi, amasaha 2 mu masaha 24 ntabwo yakwangiza ubuzima bwawe. Kandi ni ukuvuga ngo ikintu cyanze ukwiriye kugisezerera, kandi niba udashaka no kugisezerera ntuzongere kugishyiramo imbaraga zirenze urugero. Kandi yemwe nubwo cyaba kigufitiye umumaro, wigifata ngo ugihe igihe cyawe cyose, kubera ko iki kintu kijya gituma wizengurukaho. Icya mbere tubonye amagambo, icya kabiri tubonye ko tutagomba gufata ikintu kimwe ngo tugishyiremo imbaraga zacu zose, kubera ko igihe dufite muri iyi si ni gitoya, tugomba kugikoresha neza. Ikindi kintu dukwiriye gusezerera kigiye gituma twizengurukaho, kandi 2025 ari umwaka wo gucyamika, dukwiriye gusezerera, ni ukugumana abantu badukomerekeje mu buzima bwacu. Niba umuntu yaragukomerekeje mu buzima bwawe, ukwiriye kumukura mu buzima bwawe. Nibiba ngombwa mukure muri telefone, nibiba ngombwa mukure mu bitekerezo byawe. Uyu muntu ashobora kuba hari n'akamaro agufitiye, ariko kugukomeretsa bituma ka kamaro kose gapfa ubusa. Ntabwo ukwiriye kugumana umuntu kubera ko ngo hari ibintu agufasha, ari ibintu agukorera, kubera ko niba umuntu ntabwo ari uyu mubiri mubona twambaye, umuntu ni amarangamutima, umuntu ni uw'imbere. Rero gerageza urekure umuntu cyangwa se abantu batuma ukomereka, ugakomereka, kubera ko iyo umuntu amaze kugukomeretsa aba akwishe, nubwo wowe utabimenya cyangwa se utabisobanukirwa, ariko uyu muntu aba yakwishe, aba yakwishe uhagaze. Hari umuntu uguca intege, hari umuntu ugusebya, hari umuntu ukubuza amahirwe, hari umuntu ukumanura, hari umuntu ukubwira ko udashoboye, hari umuntu uguteranya n'abantu. Gerageza umuntu wese wagukomerekeje agakomeza no kugukomeretsa, uyu muntu umukure mu bitekerezo byawe, umukure mu buzima bwawe. Yemwe niba no kubabarira byarakunaniye, weho wibabarire, ariko umwihorere. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ikintu cya kane ukwiriye gusezerera muri uyu mwaka kugira ngo utakimukana 2025, jya ugerageza wemere ibintu uzakora, wemere ibintu ushoboye, kubera ko kwemera ikintu utazakora ni ikintu gituma abantu bakwanga, ni ikintu gituma nawe ubwawe wiyanga, ntiwigirire icyizere. Niba ugiye kwemera ikintu, jya ubanza urebe ko ugishoboye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri mwebwe habemo yego cyangwa oya. Rero ntukemere ikintu ubona ko utazashobora. Niba umuntu agusabye ikintu, jya ubanza umuhe igihe, aba yafashe igihe cyo kukigusaba, nawe jya ufata ikindi gihe cyo kureba koko iki kintu uzagishobora, kuko nutagishobora bizaguteranya n'umuntu cyangwa se biguteranye n'abantu benshi. Bivuze ngo 2025 ni umwaka dukwiriye gukoresha ukuri. Wikwikorera imitwaro udashoboye, wikwereka abantu yuko ushoboye cyane. Kora ibintu, tangira ibintu wamaze kubishyira muri gahunda, uzi ko uzanabishobora. Ni kenshi tujya kubona tukabona amakwe yapfuye, tukabona ibiki n'ibiki, ni ukubera ko bariya abantu babiri haba harimo umuntu wemeye ibintu ariko atabizi neza yuko azabishobora. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icya gatanu, gerageza wirinde ikigare. Bene data, abantu benshi bishwe n'ibigare, ugasanga umugabo afite ikigare cy'abagabo agendana nabo, yakubitana n'abagabo bakoze divorce bakamwigisha ukuntu gukora divorce ari byiza, umuntu abaho ari mu buzima bwiza. Umugore yakubitana n'ikigare bikaba uko, umukobwa yakubitana n'ikigare bikaba uko, umusore bikaba uko, umukozi wo mu rugo yakubitana n'ikigare cy'abandi bakozi bikaba uko, urubyiruko rwakubitana n'urundi rubyiruko bakarwigisha kunywa inzoga. Reka nkubwire, irinde ikigare, itondera ba bantu bose bakugose
bose, itondere ba bantu bose bari mu rungano rwawe, itondere ba bantu bose mukora ikintu kimwe, kubera ko nubwo mukora ibintu bimwe ariko ntimuturuka ahantu hamwe, nta nubwo mujya ahantu hamwe. Rero mureke ikintu cyitwa ikigare nacyo rwose tugisezerere, tukibwire ngo isigarire 2024 kubera yuko nta kintu na kimwe wadufashije. Kankubwire, wishinga umuntu uyu munsi ariko we afite ibindi bintu yiringiye, ariko ejo iyo bikugarutse wa muntu nta nubwo wongera kumubona, ahubwo wa muntu niwe ugenda gutaranga kuvuga, avuga ati yewe ati urugo rwe rwaramunaniye kandi yagufashije kurusenya, avuga ati yewe reka ubundi se ntasazi iwabo kandi yagufashije kubenga wa musore, ubundi se ntiyabuze urubyaro kandi rwose niweho wabimubwiye. Rero twirinde ikigare. Ikigare ni kibi, ikigare gituma utakaza umwanya wawe, ikigare gituma igihe cyawe cyangiza ukajya gukora iby'abandi. Iyo uri mu kigare buriya imbaraga zawe uzikoresha mu iterambere ry'abandi ariko ibyawe bigapfa. Irinde ikigare nibwo Imana izaguha umugisha, kuko nuba utari mu kigare uzabona n'akanya k'Imana, ariko nuba uri mu kigare ntuzabona n'umwanya wo kwegera Imana. Irinde ikigare, abarara babyina, abasenga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ntago wamenya ibyo bari gusengera. Wowe itonde, umenye kwikaruma, umenye guhakana, utangire wige kuvuga yego cyangwa oya ku bushake bwawe, nta muntu ugushyizemo ikintu ku ngufu. Ikigare rero kirica, ikigare kiradindiza, ikigare kigusiga ku karubanda. Irinde ikigare, kandi buriya ikigare si ukunywa inzoga gusa, si ukunywa itabi gusa, ni ukuri ikigare ni ikintu kibi. Ni igihe cyose uzakora ibintu utabanje kubitekerezaho, ahubwo ukabikora uvuga ngo n'abandi babikoze reka mbikore, nta kundi nabigenza, reka nambare gutya, reka mvuge gutya, reka njye muri ubu bukwe abantu batanyibazaho. Icyo gihe cyose ukora ibintu ku ngufu utabikunze cyangwa se utabizi neza, uzamenye ko uri mu kigare ariko usezerere ikigare. Ikintu cya gatandatu ni uko ukwiriye kumenya icyaha cyakubase ukagisezerera, ukagikuraho, kuko bene data nubwo umuntu yavuga ngo abantu bamusengere, ngo basenga amasengesho y'iminsi 40 ngo bari kumusengera kugira ngo areke kwiba cyangwa areke gusambana rwose cyangwa areke ishyari, aya masengesho nta kintu yahindura. Iyo umuntu yanze ikintu akora akakibwira Imana, nibwo Imana itangira kumuha imbaraga. Kandi Imana ibona ikintu utari wacyanga, ikabona uracyagikunze, ikabona uracyakirinze, ni ukuri nayo irakwihorera. Ariko iyo wacyanze ugatangira kucyatura ngo ushaka gukira ibinyoro arabirata, Imana nayo itangira kuguha imbaraga zo kukireka. Ndagira ngo mbabwire ko mu bintu byinshi bikunda gutuma twizengurukaho cyangwa tukabura umugisha, ni ukuba hari icyaha cyakunaniye kiri muri wowe, kandi nta cyaha gitoya. Kubeshya byatuma uzenguruka, kwiba byatuma uzenguruka, ishyari ryatuma uzenguruka, kuvuga abandi byatuma uzenguruka. Gira ikintu kimwe cyonyine upfukama ubwira Imana ngo Mana, iki kintu nacyo ndashaka kugisezeraho kigasigara 2024. Sinshaka kukinjirana muri uriya mwaka kuko kimbujije umugisha, kinkojeje isoni. Bene data, icyaha kibuza umugisha, icyaha gikoze isoni, icyaha Satani acyuririraho, icyaha Satani abanzi bacu bacyuririraho. Iyo umuntu akuziho ikintu nticyagukubitisha, yakuziho amagambo arayagukubitisha, yakuziho agashyari arakagukubitisha, yakuziho ubujura arabugukubitisha. Ariko nitureka ikintu cyatwizingiyeho, uriya mwaka uzatubera umwaka w'umugisha. Ikintu cya karindwi aricyo cya nyuma dukwiriye gusezeraho kugira ngo twe gukomeza kuzenguruka twisanga aho twavuye, ni ukumenya kwifatira umwanzuro.
Mwene data udukurikiye ku Gasambi TV, ndagira ngo uyu munsi umenye yuko ari wowe muntu ukwiriye kumenya kwifatira umwanzuro. Biba byiza cyane kugira abajyanama rwose, ariko cyane cyane jya ugira inama ya mbere muri wowe, abandi bose baze bashyigikira icyo wafatiye umwanzuro, ariko irinde ko abantu bagufatira umwanzuro. Ifata inama zose uhabwa, ariko mu mutima wawe harimo inama y'ukuri. Harimo inama y'ukuri, kubera ko ni wowe shoferi w'ubuzima bwawe. Rero umwaka tugiyemo utangira uvuge ngo nsezereye ibintu byo kutifatira umwanzuro. Ibi bintu byose rero turebeye hamwe uko ari 7, nubwo hari n'ibindi, ariko ibi ni byo by'ingenzi nabonye. Ibi bintu ni byo bijya bituma twizengurukaho, ibintu ni byo bijya bituma tudatera imbere, ibintu ni byo bijya bituma tutakira amasezerano yacu, ibintu ni byo bijya bituma Satani adufataho ijambo, ibintu ni byo bijya bituma dukererwa mu buzima. Ariko tugiye gusenga Imana itugirire neza, tubisezerere, tubikureho, kandi ntibizongere kugaruka. Dutangire umwaka wa 2025 turi bashya. Akira kuba mushya, tandukana n'ibi bintu 7, bisezerere maze ucyamike. Mu gucyamika harimo kubona icyerekezo, mu gucyamika harimo kubona umugisha, mu gucyamika harimo amahoro, mu gucyamika harimo kubaho mu buzima usobanukiwe, utari mu buzima bw'ikigare, kandi ukagera kuri byinshi ugashyigikirwa n'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jackie ubakunda cyane, kandi mbasaba ngo dutangirane umwaka turi bashya kandi dukundanye. Imana ibagirire neza. Reka dusengane kugira ngo Uwiteka adukize ibi bintu, kandi adufashe kubisezerera, maze uriya mwaka twinjiyemo tuzabone Imana, kandi tuzabone impinduka, kandi tuzacyamike, tuzagere kure hashoboka, kuko tuzaba turi kumwe n'Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza, ndagushimye Data wa twese uri mu ijuru kubw'ijambo ryawe. Ndagushimiye kubw'ihishurirwa utanze ko Gasambi TV. Ndasengera abantu bawe bumvise, ubarinde Satani yabariganya, ubarinde Satani yabambura, ubarinde Satani yabarangaza. Reka buri muntu wese icyo yumvise, Uwiteka Imana, reka kigiraho kimukura, kigiraho kimugeza. Uwiteka Mwami Imana, dufashe kugira ibintu dusezerera. Ibintu turabisezereye, imigozi Satani yatuzirikishaga turayikataguye, tuyikuye ku buzima bwacu. Duhe kugira ngo twinjire 2025 turi bashya. Uri Imana. Muririmbyi yaravuze ngo uri seriye, ukunda abaseriye. Uwiteka Mwami Imana Data, reka uduhe kuba seriye, reka utugirire neza, reka udufashe, reka udushyigikire. Iyi migozi yose yari ituziritse uko ari 7, reka uyicagagure mu izina rya Yesu. Tubohoke, twambuke turi bashya. Dusabye gucyamika, dusabye kubona icyerekezo, dusabye kumenya aho tujya, dusabye gushyigikirwa nawe mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka ko ubikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amena. Bene Data, Imana ibaha umugisha. Ngaho nimucyamike mwerekeye ikasi.